uyu munsi ngiye kukubwira filime nziza cyane uraza kuyikunda. Niba ufite mushiki wawe, mukuru wawe, papa wawe, mama wawe akaba ari umusirikare ndetse Imana iguha umugisha wobasha kubana n'ubwo buzima kandi ukabyakira ukamwihanganira, cyangwa se umugore wawe akaba ari umusirikare cyangwa umugabo wawe akaba ari umusirikare, tugiye kureba filime cyangwa se ngiye kubabwira filime yaciye agahigo ndetse yakunzwe n'abantu benshi ku isi hose bitewe n'amateka y'ifilime yari ifite ihuriye nanone n'amateka abayeho y'intambara y'isi ya kabiri. Twatangira hano hamwe muri Virginia bari kutubwira ngo umusirikare wari Ikigwari ni gute isi yasigaye iri kuririmba izina rye. Dutangira muri Virginia mu muryango wa Kristo hari abana babiri uwo bitwa Desmond ndetse na Harry, ariko Desmond katumwite Desi kugira bitatugora. Bari abana bishimye baturuka mu muryango isanzwe nk'abandi bana bose, ariko umunsi umwe baje hakunino sasa cyari igitondo kimwe bwari bwakeye neza ndetse wari umunsi umwe nk'abandi mwese. Ndagira ukurikire filime ngiye kukubwira nuko uyikubwira pana kwigusobanurira. Abana bakinaga bisanzwe nka mukuru na murumuna. Reka mbaze nta kuntu hari umugabo witwa Tom yahoraga nanone kwirimbira rya gisirikare arimo kuganiza abakurambere cyangwa se kuganiza abasirikare bakoranye, aho gati nkawe Edward ndakubona nkawe uzi ibintu wakoraga wakunda gifege wagiye kukurasa nakuburi agafata inzoga akazimena ku bituro by'abari abasirikare ngo bari gusangira inzoga. Yahoze mu gisirikare nawe ni ex soldiers cyangwa se nibo bamwe twita abademobirijwe cyangwa se demobe. Yaje kunina aravuga ati amaraso yanyu mwameneye igihugu, nanjye amaraso yanjye tuzahora tuyasangira buri gihe. Uyu musaza yajyaga sa kuno sasa akikata amaraso akayishira kuno ku mushuti we basangiraga kamanye cyangwa se inzoga witwa Edward. Umunsi umwe yaraje avuye gusura inshuti ze aje kunasanga ibyana byo biri kurwana, asanga Harry na Desi bari kurwana. Aravuga ati mwabyana mwe ariko se muzahora mushondana abasivile kuki murwana nabi. Nuko umugore akamubwira ati sheri wakizeho bana turabona hari ufite intwaro sikane ko abasirikare bose ndasubira ari kurwana ntawe ufite intwaro runaka barabareka ati mwumvane. Uyu sinzi ukuntu uwo bitwa nuza Desi yafashe idafari ari kubita murumuna we ahita ari mukubita mu munuza mu mutwe. Uyu ahita agira ubwoba karumuna kibakajyanye kwa muganga wo munsi. Nakubwira filime y'ubuzima bwabayeho bw'umusirikare w'Ikigwari ndetse isi yose isigaye iririmba izina rye. Iyi ni filime ishingiye ku buzima bwe. Baraje kuno bamujyana kwa muganga baravuga ati si umwana araza guhumeka ati saraza gutuza. Uyu byaramucanze sasa arabareka ribeta aza kuno sasa aza kwitegereza igipapuro cyari kiriho ijambo ry'Imana hakuno mu mu gasengero k'ibitaro ari kuvuga ati Imana nakoze icyaha. Isaravuga ati wakeneye kugukubita wigize Kayini, nawe witegereje ko kugishanyo kiri hano ahita avuga ati Imana yanjye ese koko naba nabaye Kayini nkuko Kayini yishaberi. Bikomeza kumucanga aravuga ati wacyane bimaze gukura mu kandara tega akagongo nkukubite. Ariko mama we witwa Roda aritambika aravuga ati ya cyangwa se Roda aravuga ati ibingi buri gukora rukurengera. Araza abwira umwana ati mwana wanjye ati kana gataraba batarakabwira amagambo menshi ati mama narinda mwica tego rwose uramwica. Nari narakubwiye mwana wanjye ntago ari byiza gutwara ubuzima cyangwa se ubugingo bw'undi muntu uko yaba yakurakaje ko ariko kose twebwe abantu ubwo twakakure kugirana urukundo tukazajya dutabara ubuzima bw'abandi bantu. Ibyo ngibyo nibyo bintu Imana ibishaka ko tugirana urukundo ndetse buri wese agatabara ubuzima bw'ikihumeka cyari cyo cyose. Wa mwana Desi byaje hakuno kuryama byari byanze yumva papa na mama bari kurabashwana ati yureka rwarwana rwe rwa Desi nkarukubita. Aka kana Desi bari bapfutse ijisho karuga ati ngiye cya papa ndacyanga. Noneho ka Desi nako karabyuka karavuga ati mama nje kwa nakureba. Nyuma kabaza mama ati mama ese kuki papa twanga. Nyina aramusubiza ati buriya papa we nagatwanga ati hubwo we ku giti cye ni we wiyanga ati bitewe n'ubuzima bw'ibyamubayeho ku rugamba hari igihe atajya ashobora kubyakira bitewe n'inshuti ze yabuze. Imyaka yaragira icuma batwereka nyuma y'imyaka 15 bira byose bibaye muri kureba Agasobanuye. Sinzi nimba bakanze subscribe ariko wayikanda ukazajya ndusane nk'utungutu. Kumbe nyina ni dirija hano ariko rajya dirija yamushakiye akaraka ko gutera amarangi akuno muri rusengero. Haranga yumvisha umuntu gutabaza atayiwa datawe hayiwa datawe. Kumbe imodoka yari maze kugonga umuntu ariko ugiye kugena mukurubana musi. Araza aramufata umuntu ari kuva amaraso menshi cyane. Uyu nguyu yahise yambura umukandara afite ahita afata umukandara aramuzirika bamujyana kwa muganga. Ndegera ukurikira filime yacu kuki batubwiye ngo n'umusirikare w'Ikigwari tukadutangiye ku ruhande byose murabisobanukirwa. Umwe mu baganga yaje kunabwa ati wa muhunguwe ahantu icyuma cy'imodoka cyagushwaratuye cyangwa se cyaciye umutsi wakawe wapfuye ese ninda gutabaye ninda kuziritse iki kintu. Abahita bati no mugabo uri kureba witwa Desi. Desi ni wa mugabo ni cyana cyakubise muri umuna we hari inuza idafari niwo nguyu yarakuze. Desi yareba abandi baganga bari kunino akibuka ko kera cyane yarafite inzozi zo kuzaba umuganga.
akavuga ati numvaga nanjye nza muganga ariko ntabwo byaje kwa byampira. Yitegereje abandi baganga ara kunino yumva umuganga ariko ati rero habura umuntu ufite amaraso ya O akatubyite O agatanga amaraso. Uyu nguyu akimara kubyumva aritanguranwa aravuga ati yewe nyamaze ngewe naza nkatanga amaraso. Yajerewe uyu muganga kazi ariko niyo yabyumvishe araza aravuga ati numvishe muri kuba gutanga amaraso nge niteguye gutanga amaraso. Baramubwira ati ubu nose wabaye iki ntiwavuye amaraso ukeneye n'amaraso atoya ni umuntu natabaye nazanye kuno kwa muganga ati uriya muntu wamuzanye aka gakobwa bakita Delphine cyangwa se Delphine niko kakaganga aravuga ati uriya ni wamutabaye ati cyane rwose aturi intwari umuntu mwiza ejo uzaze saa 4 z'igitondo uzaze uzashamwa uriya muryango ejo uzaze udereza amaraso nimba ushaka koko gutanga inkunga yo kuba watanga amaraso ati koko ufite amaraso ameze gutya ati rwose niyo mfite. Babyumvikanyeho ku munsi uzakurikira kaza azaje gutanga amaraso barabanza baramusuzuma ariko disikananga we yari yikundiye iki yari yikundiye umusore yari yikundiye umukobwa Delphine bamukuramo duke nyine twavanse nyine aravuga ati neje nzaza mbahereze nandi maraso rwose nta kibazo kwera ukuru cyarangariye umukobwa ikigori cy'ikigwari twatangiye batubwira sasa cyarangariye umukobwa kiravuga ati ngo neje nzagaruka ngo ndi maraso umunsi ukurikiye cyaragiye dore murumuna wacyo hari wone twatangiye kiri gukubita idafari ku mutwe na mama wacyo baracyoje sugiye ati ngiye kwa muganga ngiye gutanga amaraso ati koko sati ngiye gutanga amaraso buriya ni igikorwa cyiza bura mushiki wa Tom Close yambwiye ngo ngiye gutanga amaraso cyo kigiye gutanga amaraso ariko kigiye kujya kureba baby nyina arabireba aravuga ati mwana wanjye vipira ndagira ukurikira urebe. Sasa ubuzima bwaragiye burakomeza buraba ndetse uyu mwana w'umuhungu cyangwa se uyu musore turi kureba ibi baravuga ngo ya mwabonye turi gisirikare njye mbabwira si gipadiri yaje hakunaje gutanga amaraso ahura na bamwe mu basirikare bakomerekeye ku rugamba abahere ku rugamba aravuga ati Dezi wagarutse nano natego rwose ne ngomba kwa nagaruka cyane ko ngende Dezi uvuga ikintu kandi cyangwa se uvuga ijambo naza kurisoza ntabwo nenda gerageza kuba nakubeshya bagana byinshi cyane ndetse mu kuza gutanga amaraso amusaba ko baza gusohokana bagiye kureba Agasobanuye kuri ABELLO Films. Uyu munsi wa none yaraje hakunino bagirana ibihe byiza babona abandi bana bari gusomana n'iki nawe arabyifuza ashaka ko basomana ariko bakareba filime y'urukundo ati none sikara Agasobanuye ku rukundo bari duhaye ati bura rero buriya hariya kuri ABELLO Films yakamubwira utuntu twinshi tugiye tandukanye ariko ibyo ntabwo twabitindaho kuko uyu mukobwa yarazi kuganira azi gutera inkuru cyane bitewe na filime bari kureba yo kuba batabara ubuzima bw'abantu aravuga ati nanjye numa munahisemo gutabara ubuzima bw'abantu n'umuhungu aramubwira ati nifuje ko nawe muganga ariko ntabwo nabigize mu mahirwe. Umukobwa aramwemera amubwira ko azamwigisha iby'ikiganga ndetse aramubwira ati igihe cyose azashakira yumva yiteguye ko bazamwigisha ibintu bijyanye n'ikiganga kazamo ibitabo by'ibinyabuzima cyangwa se bya biology. Bagiye gutandukana uyu aravuga ati rwose usa neza agerageza kumusoma umukobwa biramwanga ahita avuga ati wakigorya gite gikubita n'urushyi tayari. Sasa umukobwa abaricishije aravuga ati umva mbabarire ni ngewe ibingibi byose bitangiye. Umukobwa ari karuma arigenda avuga ati ndakwiyamye uko byabaye ariko disi yanda kwiyamye ivuga ngo rwose uzagaruke yaragaragaraga ku mpande zombi. Sasa baravuga ngo akaryoshye ni gahora mwitama bidatinze bazanye ibaruwa hakuno muri uru rugo. Sasa ndagira ukurikira urebe iyi baruwa muri uru rugo nubwo bose bari baryohewe ubona bari mu buzima bwiza ntabwo byaje kwa byatinda. Bazanye ibarwa muri uyu muryango ivuga ngo uwo bita Dezi nagomba kujya mu gisirikare yujije imyaka yo kujya mu gisirikare kagomba kujya mu gisirikare ariko papa y'umwanga mu ndabona ukuntu Dezi ari ikigoryi ukuri iki cyana kitaba kitashobora kuba umusirikare biranga aravuga ati reka irambwa yo ntabwo ari umusirikare nawe unati nagira abasirikare benshi igihugu cyagira abasirikare benshi gutiyingegera igihugu cya Virginia cyatinyuka kuvuga ngo ingegera nyingi yijye ku musirikare uri Ikigwari nta kindi kintu ushoboye. Sasa uyu nta kindi kintu cyo zashoye gutereta mukaravuga ati umva ati rero ati ushobora kuri kubyumva guke cyangwa se igihugu cyabisemo ariko nge nago nabigwitira muri abasirikare benshi bakunda kubuza abana babo ngo ujya mu gisirikare ariko akigera amatisha unteye ishema mwana wa ariko mu gutangira akaba ari gutinya umwana wanjye se kandi ariko ejo n'ejo bundi akavuga tunteye ishema. Ayo makuru disi nuko nguko byaje kwa byagenda ndetse tugarutse kuno kwa muganga wa Delphine akorera yaje hakuno. Sasa areba akantu kakababa arebye akantu kakababa yibukwa kamuhaye ni wa mukunzi we ndetse baje gutembera bagirana ibihe byiza bajya gutembera nyine bagirana ibihe byiza nk'abakundana nyine bandi bo bose basanzwe utubizo twa buri kanya twa hato na hato. Sasa ibyo byarabaye ndagira ukurikira urebe
umunsi ukurikiye uyu mukobwa Delphine bamuzanye hakuno sasa muri uyu muryango, bamuzana muri uyu muryango, bagirana mbega ibihe byiza, bagatemberana bakajya hirya. Ahita amubwiza ukuri ati rero burya ngiye kujya mu gisirikare. Bohereje invitation letter cyangwa se igisirikare bohereje ibaruwa bavuga ko nije imyaka kujya mu gisirikare ngiye gutabara kuko ngiye kujya kurwana urugamba hari mu gihe cy'intambara y'isi ya kabiri. None aravuga ati nta yandi mahitamo nanjye mfite niko ngiye kuyikora. Delphine yarababaye asohoka mu modoka atarwiyambitse, aravuga ati ntago nabyemera ko ugiye kunsiga. Aravuga ati ariko ntabwo ngiye kugusiga, ahubwo se wakwemera ukambera umugore cyangwa se will you marry me? Aravuga ati uravuga ngo iki? Uragera ngo propose kandi ugiye kunsiga ukajya ku rugamba? Tireka ntabwo ngiye kujya ku rugamba, mubwiye ko njyewe ngiye kugenda ariko umutima wanjye uzagusigarana. Umukobwa yarabyemeye ndetse yemera ko bamurongora. Nibi bya filime byacu ntabwo bitinda, n'abakobwa ba kera bari abakobwa ari tiri kugenda utandaburiza. Sasa se yatumije umuhungu we, yarari gusezera abantu benshi, arageze kuri papa we asanga aho yamutumiye ni kwirimbi ry'abasirikare. Arambwira ati nashingwe Edward, ati wo bita Edward Mira naramushinguye, ati uyu nguyu yakoreye igihugu neza ndetse yari afande wacu twaramukundaga cyane. Ati nashinguye benshi sinshaka kuzakongera mu mubare, ndetse na papa ashinguye abana be benshi nawe sinshaka kuzagushingura. Ahubwo atari ko papa njye nagaruko nguko bigomba kugenda, ngiye kujya mu gisirikare nzagenda ngiye gusavinga nk'umuganga cyangwa se nk'utabara ubuzima bw'abantu. Sheri wanjye bita Delphine amaze iminsi ari kunyigisha ibintu by'ikiganga. Ati no se uzajya ku rugamba naho bakurasa n'abaganga bangaye barasira ku rugamba, si gute wavuga gutyo, gute wavuga amagambo? Ariko papa we ubona naga ari kubyumva. Umwana nyamara ngo nubwo yari yemeye kujya ku rugamba, uyere kugati ngiye kujya ku rugamba gutabara ubuzima bw'abantu, ndi umurokore ntabwo ngiye najya ku rugamba ngiye gutwara ubuzima bw'abantu. Aravuga ati rero iyo ugeze ku rugamba ibyo ntabwo bikora, uburi aduyi umuntu no muntu mugiye kurasana aba ari aduyi wawe. Rero niyo mpamvu ibyo ngibyo bidakora. Akaryoshye nigahora mwitamana none ku ruhande. Uyu sasa umukunzi w'amahe Bibiliya aravuga ati muri Bibiliya rero harimo agafoto, ako gafoto uzakanyibukiraho kuko ndagukunda kandi ndetse nzaguhorana ubuzima bwanjye bwose. Umukunzi yaragiye aramusezera n'inkure kukagenda. Nuko rero nuko yarebye agafoto kari muri Bibiliya, abona agafoto ka Delphine. Ba Delphine mwese ndakabatuye. Sasa aravuga ati rwose umukunzi wanjye nzagaruka ku bwawe. Kari agafoto kamumotiva kamubwira tugomba kuzagaruka ku bwanjye. Yaje sasa mu kigo cya gisirikare aho batoreza abasirikare mbere yo kujya ku rugamba. Yasanze ibigabo bibanza kumunyuzura bimwita idage, bakambwira ati nkawe ugiye kujya ku rugamba nta nakantu k'ubumenyi bw'ibanze ufite. Avuga ati ngewe ariko ngiye buranye ngenzi ibintu byo kuvura ndi umuganga. Ati wawe ikigo ryose uratekereza abanzi bawe batwereka ikigo rya kuno kiri kugenda gipima ibyuma. Aravuga ati ntureba, ati uri mugabo ukureba ani umuhanga ku byuma, tukira kigo rye muri kureba ariko kinyuzura abantu cyane. Ibyo byose byaragiye birabasasa. Uyu aravuga ati cyane wo batubwiye umuganga ati reba uyu muginga sha, reba ura muginga ushize itabi, ati ura muginga nawe aranyuzura by'umwitondera. Sasa uyu batangira kumuburira utuntu twinshi tugiye dutandukanye. Abandi bakomeza gutera ibyuma bavuga ati jyariye ushire kirenge urebe ko najye kubita ku ruhande. Ako kanya afande mukuru yarahageze ugomba kubatoza. Yaraje arabwira niko attention mufroninge, babyita ngo n'ugufroninga. Akomeza kohereza briefing. Sasa hari uwari utiteguye, dore nakabandana hariya mu bumoso bwanyu, dore nakabandana kuri ruhande. Sasa uyabahereza briefing uko bigiye kugenda. Arababwira ati gisirikare si igipadiri, oda ni oda, kuba ngo mwese basirikare mugomba guhaguruka, dukeneye ko wumva ijambo ngo mugomba guhaguruka cyangwa se kubyuka. Ukaba wamaze kubyuka uri imbere ya suitcase cyangwa se ya mari yawe. Ati ibyo nibyo tugomba kubatoza. Uyu munsi mwakoze amakosa. Ati yego rwose fande ntabwo agomba kukoza ubwe ngo oya, ati yego rwose fande twakoze amakosa. Hakuno yageze kubiko ryaravuga ati nkawe wari ukunyuzura bagenzi bawe, wagerageje gutera icyuma kiraskwata kirahusha gikubita undi mugenzi wawe, iryo ni ikosa wakoze. Aravuga ati yego rwose fande ibyo ndabyemera ni ikosa nakoze. Ati igihano nawe uragihabwa. Bagera kuniro agera ku bantu benshi bagiye atandukanye kohereza briefing. Abwira ati rero kuntu bimeze mwese mujye gufroninga, tariki iki kigori wakigorye wowe wongeye kugwereza igihano wowe utari wambaye ibyo wari urimo ntago mbizi. Hakuno sasa batangira gukora amakosi. Babasirikare bari kuyunuza ajya ni ku gitendo, batangira gukora amakosi. Sasa bagiye mu ntambara y'isi ya kabiri. Briefing irakomeza iraba, babahereza ikosi, bababwira za kirazira zo ku rugamba, amabwiriza yo ku rugamba, ndetse ibintu byinshi bigiye bitandukanye bari kohereza n'imyitozo. Umunsi ku munsi abana gukomeza kwikora imyitozo, bari kubabwira ati bishobora ko ari ngombwa inshuti yawe ukayicikisha iri mu kiziriko cyangwa se bose ukabazirika ukagenda ubakurura. Ibyo byose birashoboka. Aho uyu nguyu nawe bakamutoza. Ni cya kigori cyacu, cya kigwari cyacu. Abana bakomeza kwitoza, dore ibyo bita imyitozo cyangwa se trainings. Bakomeje kuri trainings ariko
ariko ukabona ko uyu mwana bari kwita Desi ukabona ko abizi neza uyu musore mba mwita umwana kuko mbamona ari akana nabyara ngafite nka 30 na karana akabyara umwana mu kwiruka ku rugamba cyangwa se muri imyitozo yabo aba ari tayari ariko kire kiguri cy'inyuma cyo kikamunyuzura bageze mu gihe cyo kwiga kurashisha imbunda buri wese amusaba ko agomba kuza gufata imbunda ariko nubwo abwiye gufata imbunda Desi bamuhaye imbunda aravuga ati reka ngiye byo naga ari ibintu byanjye abandi babwira ati muzakuna imbere nuko abandi bagira Desi we ni ibintu bya brag arabahakana avuga ati ngiye nago nafata imbunda nago nafata imbunda kuko ndi umurokore nago nzajya ku rugamba ngiye kurasana nzaba ngiye gutabara ubuzima bw'abantu baravuga ati mwese mwirebe mwese murabona mufite iki imbunda nyakubahwa ati rero nkuko muri kubireba Desi yaduhakaniye atubwiye ko atarafata imbunda akomeza kwabwira ati ntago buri musirikare wese cyangwa se wemeye ko umusirikare bivuga ko imyitozo agomba guhabwa ari ukwitabara cyangwa se akajya guhashya umwanzi yabo nshobora ahubwo kuza mu gisirikare ari ukugira nanjye nzatabara ubuzima bwanyu mwese bamujyana kwa fande baravuga ati iki cyana cyadusuzuguye aravuga ati niko sha wowe nagufata imbunda ati nge nago mfata imbunda nyakuba azana dokimaze babarebe uyu mwana mba nta kibazo ashobora kuba afite mu mutwe baravuga ati uyu mwana rwose nta kibazo twaje kuvumbura ko uyu mwana nta kibazo afite fande araseka ati none se shaka gutu dawufata imbunda ngo ujye ku rugamba nk'abandi aravuga ati ngewe naje gusavinga igihugu ndabyemera ko ngiye gusavinga igihugu ariko nago nzasavinga igihugu nanjye ndi gutwara ubuzima bw'abandi bantu ahubwo nge nzabikora ndi gutabara ubuzima bw'abantu bw'abasirikare tugiye kujyana ku rugamba ninjye uzaba uri kurinda ubuzima bw'aba tuzabarinda gute se kandi utari gufata imbunda aravuga ati nyine nge nzaba ndi kubatabara nzababira muganga nzagenda bikora bakomeretse byose nzagenda bikora ati none se uravuga ko uzajya ku rugamba koko nta ntwaro witwaje ati cyane rwose aravuga ati wa mwana we rero ati jyano tujye kuguhereza uraza kukirengera kuko ibi ngibi uri gukora binyuranyije n'amategeko yacu ati mutware ajye kuryama aho asanzwe aryamira abandi basore ujye kubatoza uyu nguyu we ibye bizagaragara abandi bakitoza ikigori cyo gihagaze nyine kikabareberera avuga ati wacyana uri kureba abandi bana bazaba bari kubahanganye na duyi wose abahagaze gutyo gusa mu gihe abandi bazaba bari kushe bari kuryama baryamye bari kurasa uyu we yanga kugira icyo asubiza aravuga ati reka nago nzarasa abandi basirikare zase birabacaga cyabafunganye umutwe iki cyana ngo ni ikirokore ngo cyo nago kizafata imbunda harakibwira ati wacyana ese uzi yujya uzi kiranga umusirikare agomba ko afite ibintu bibiri cyambere umutima icya kabiri ni intwaro wowe ufite iki muri ibyo byose mufite iki mwabasore mwati dufite intwaro dufite n'umutima uyu nguyu ati ni ikigwari sasa uyu hakuno ye kwirebera agafoto ka sheri we barakamwaka bari kugira barebe si uyu muntu yuzuye mu mutwe ntago ari igifura byibuze kugira ngo nuza kumwataka aze ko twamuginga iki niki we yarebye ukuntu wamutwariye bibiliya irimo n'ifoto ya sheri aravuga ati umva wamaye ako kabibiliya ko arimo ifoto ya sheri wanjye none aravuga ati wakigorye no kugira ngo nankubite n'ingumi ngo watake nk'umugabo wihagarara aravuga ati ntago ndwana kuko ngewe ndi umurokore ntago ngomba gutwara cyangwa se kwangiriza ubuzima bw'abantu gukwirakwiza urukundo niyo ntego y'abarokore urumva ariko bana b'abarokore b'ifoto kugenda kwifoto zange Imana yaravuze ngo ewe nuko hakuno ku ruhande sasa uyu nibwo yakomeje kuvuga ati wa musore we ati bigaragare ko utari umwe muri twebwe nimba utari umwe muri twebwe rero uri umugambanyi atareka akagakobwa ubundi wazajya kukareba urugamba rurangiye nkazajya kureba uko nabikurikirana aramubwira ati wampaye ifoto yanjye ariko uyu mugabo bidatinze ejo yamujyanye kundi mufande aravuga ati wa mwana ibyo wavuze ni biki aravuga ati nkuko nabikubwiye nabitangaje ndi umurokore atari kundi usengereye ku buryo ibyo ngibyo utaba byemerewe aravuga ati ngewe njya ku igaburo ryera buri ko ku rusengero dufite igaburo ryera ndetse ndi umudivantiste w'umunsi wa karindwi ntabwo ibyo nabyemera aravuga ati ese wakwirengera ingaruka zirakoko turagufunga nyuma ukazava munuza ugiye guhura na brigadier general aravuga ati ibyo mwambwira byo byose ngiye nabyumva ariko ibintu byo kumbwira ngo ntware ubuzima bw'abantu ibyo ngibyo ntabwo ari ibyanjye akomeza kuvuga ati nanone ese koko k'umusirikare ko ku rusirikare mu gisirikare mu departement nyinshi abakanishi ukaba uri umukanishi n'umusirikare uri ukora iby'amashanyarazi cyangwa uri umwubatsi w'umusirikare gute ngewe ndi kuvuga ati nge nzaba ndi kuvura abandi bantu kuko nanjye ari umuganga wanyigishiye kuvura gute ibyo ngewe mutabinyemerera nge nzi gutanga ubutabazi bw'ibanze ibyo nzabikora mubahereza abaganga bakawaruye ba gisirikare nge nzaba ndi kumwe nabo ku rugamba ahubwo ati nutse uzajya ku rugamba gute udafite intwaro baza kureba na fande wabo kapiteni ujye ubahereza amakosi ahubwo ati uriya mwana ashobora kuba tuzuye mu mutwe ati amadokima yese ati amadokima avuga ko ayuze ati mujye kumufunga ejo tuzamuzana brigadier general mu muduhano tworoheje yagiye gukora amatuwarete
bamwereza ibihano byo kwicingwe babyitaga kwicingwe. Uyu sasa ubwo kapiteni yagarutse araza twacana we n'ubu ngubu ntabwo uranyumva ese nagushaka kujya ku rugamba atoya nyakuba nshaka kujya ku rugamba. Niba ushaka kujya ku rugamba ugomba kuba ufite ibintu bibiri, umutima ukomeye ukaba ufite n'intwaro. Gute utabwo ufite intwaro uri igiki? Ako kanya bakomeje kujya ku nani ku ikosi bakomeza bo gukora amafunzo yabo babyita ngo ni ifunzo. Sasa mbaza ngo byagenze bite iryo joro cya kigoryi baragiye baracyubikira baragikoma baragikubita koko baravuga ati ya ati iki kigoryi ubundi baragiye kakana barakahengera baragakubita. Iryo joro nibyo byabaye. Icyo gitondo mbaza ngo byagenze bite sasa ubwo bari baje mu gufroninga bamaze kuvuza ko bagiye gufroninga baje kubaza ati cyana kireye cyadezi ati dore ngikiraho cyice nyakuba baramuzana basanga umwana koko bamukomye yakomeretse cyane. Bamubwiye ati se nibande bagukubise yanga no kuvuga bamukubise ngo abatunge n'agatoki ahubwo atari ko sawa cyane we udozwe mu cye gitambara kujya utavuga n'abasirikare bakubarinze guke nyine bakagukora ibi bintu. Aravuga ati ngiye warega ntago ndiho kugira ngo nkwira kwiza urwango abo ngabo Imana izabihanira. Ati ngiye icyangombwa no gutabara ubuzima bw'abantu nkanabiba urukundo mu bantu. Ntabwo ibyo bintu byo gutwara ubuzima bw'abantu cyangwa se bwo kubahemukira ari byo biri kungenza. Aravuga ati rero witegure ejo ku munsi ejo uzajya gura na brigadier general. Uyu aravuga ati ndabyemera rwose nimba ari byo mwangeneye nzajya gura na brigadier general. Ndagira ukurikira urebe uyu mwana nta kindi agombaga gukora nubwo atigeze atanga abagenzi be n'ukuntu bamukubise bakamukomeretsa we yariteguye kujya ku rugamba. Ndagira ukurikira urebe uyu ni umusirikare umaze kugira kara kajya he avuga ati ariko se ibi byose nibyo mu nziza abandi bose baje kohereza utuboro bagiye batangiye iyo musoje nyine amafunzo nyine cyangwa se ikosi yo musoje ikosi baje kohereza utwo tuboro. Uyu nguyu we ahageze we yaravuga ati ngiye ibyo bintu ntimubimereze. Baravuga ati wacyana we uri gutangira midari y'abakozi ikosi byibuze ya kadete katubyite kadete. Ati wacyana we uzi ibyo uri gukora iki ni igihano tudashobora kuzakubarira. Aravuga ati mwe mugiye kumereza ikimenyetso cy'abana bisi kandi ngiye ntabwo ndi uwo ku isi gakondo yanjye ntabwo ari ku isi. Baravuga ati wacyane naguze mu mutwe ubwo cyo kirabaseka ati ngiye gakondo yanjye ntabwo ari ku isi mwe muri kuvuga ngo mujye kurwana no kugira mujye kuvuga ngo mwiyunge n'abanzi banyu murebe. Baravuga ati ko wacyane uzi ko ibyo ngibyo twabishira kuri dossier ati oya turatekereza ko ntuza ninde wari uyoboye icyo gihe mu 1945 ntabwo ndi kubyibuka ariko ntabwo ndi kuka abazi mu amateka muratubwira. Nuko akomeza kuvuga ati ntabwo urafata imbunda. Ati rwose ntabwo nafata imbunda. Atuanze gufata imbunda ntabwo gufata n'umudari. Atereka ati ibyo narabirahiriye ko ntazigira mbikora. Narahiriye mama wanjye narahiriye idini ryanjye ndi umukristo ibyo bintu ntabwo nabikora. Feri ya mbere umwana bagombaga kumufunga kuko yaramaze kwigira kara kajyahe ariko nubwo bamufunze ari umunsi ubukwe bwe no wa mukobwa Delphine ategereje umugabo bakambwira ati none se twongera amasaha kandi ati umugabo twakomeje kumubura reka abantu ntidukomeze kubiriza mu rusengero reka tubareke. Bari bagiye gusezerana mu badive bombi n'abadive kumbe ikigoryi bari bagifunze koko cyaje kuno kikigo kiriho agafoto sasa bibe byaramucanze. Uyu munsi yagombaga kuba afite ubukwe ariko byaramucanze none ararakara gakubite ibipfunsi inzu bya bindi ajya ngo kubita ibipfunsi inzu rebe nimba ntacyo yikuramo. Sasa kapiteni yaje kumugira inama aramubwira ati wemera ufata imbunda nta gihano baraza kugukatira mu rukiko rwa gisirikare. Uyu mwana aravuga ati reka nabashe kuba nagandukira Imana ndi umugaragu w'Uwiteka nzapfira mu Mana kuruta uko napfira mu buyobozi bw'abana b'abantu. Ngiye kuza gukora igihugu cyanjye ibyo ngibyo ndabyumva kuko n'Imana irabyemera ariko gutwara ubuzima bw'abandi ntabwo ibyo mbyemera. Aravuga ati wa mwana we ni benshi bakoreye Imana batwaye ubuzima bw'abantu reba nk'aba Gideyoni reba ba Dawidi reba ba Samusoni. Ati umva abo nibo nanjye mfite uburyo nzakorana n'Imana yanjye. Uyu mwana yaranze uyu mwana w'umusirikare Ikigwari wabayeho ariko ngo mu mateka y'igisirikare ngo uyu nguyu nani we ukibukwa ni ukivugwa bya danje nyine. Muri ahandi twatangiriye wa mugore aje kumureba arambwira ati se sheri koko ibi ni ibiki. Aravuga ati nkuko nabikubwiye ndi umurokore ntabwo natwara ubuzima bw'abantu bamfunze bari kunziza ko nazajyana imbunda ku rugamba njye nzajyana ubumenyi wanyigishije kuko nshaka kuzagenda ngiye gutabara ubuzima bw'abantu. Umukunzi aravuga ati ibyo ngibyo ndabyumva ndanakumva ndetse wakoze guhitamo uwo mwanzuro mwiza. Aravuga ati nuva ku rugamba nanjye niteguye nza ngutegereje tuzashakana. Aravuga ati none se ntawufasha ukeneye. Ati ntawufasha nkeneye Imana yonyine izandenganura. Umugore yarabyumvishe Delphine arababara yumva ukuntu bahoteye umugabo we biramucanga. Sasa aravuga ati ariko hari icyifuzo n'icyizere kibi ngibi byose ko dushobora kwa twabirenga. Ese uri kumwe nanjye muri ibi bintu? Umusore ati yego rwose ndi kumwe nawe kugeza ku mwuka wa nyuma. Ndi
disi umukobwa nta kindi agombaga guhita akora usibye ko bahamagaye yahise ahamagara iwabo w'umusore dore telefone za kera atumva mbabwira umusore wanyu byagenze gutya na gutya none bamufunze yanze gufata imbunda ngo ni umudivantiste w'umunsi wa karindwi ngajya no kwigaburo ryera umukobwa arajya arahamagara papa warabyumva ariko umusore uko ari ku ruhande uko yararyamye hakuno sasa atangira kwibuka wari umunsi umwe sasa ibyo ahora abona mu rugo papa umunsi umwe ageze kurwana na nyina afite imbunda agerageza kurasa nyina sasa uwo munsi sasa ryarasohotse nubwo ritafashe nyina ariko ntabwo byagenze neza nyine papa urayasinze papa ye nk'umuntu wahoze uri umusirikare yakubisemo uniform nk'umudemo baraza rwa ati nshaka kubonana na afande mukuru turavuga brigadier general ati ari mu rukiko hari abasirikare bifashe nabi bari gukatira nyine ntabwo ati nkiyene ko nabonana nawe hari barwa muherereje kandi ibarwa muzaniye ni y'ingenzi ngomba kuba nayimushyira baramubwira ati ariko biragoye arahatana aravuga ati umva ntago byakunda ariko bidatinze hakuno sasa baravuga ngo hari umuntu ushaka kubonana na brigadier general ati ninde yahoze na wari umukapiteni yahoze ari umufanda ukomeye ndetse yarwanye ku rugamba bavuga urugamba rwanye uyu nguyu sasa bagombaga kumuzana bakamukatira yari igometse n'umusirikare yigometse ku mategeko y'igihugu n'amahame ya gisirikare sasa kurino brigadier general hakuno niwe mucamanza niwe wica agakiza ku ruhande baramubwira ati umva igera hakuno imbere ati bibaye byiza kwemera ibyaha byawe ukagabanyirizwa ibihano durafite n'umwungana mu mategeko n'uri kumubwira ayo magambo hakuno baratangira baramushinja umushinjura aravuga ati rwose uyu mwana nimba amahame yabimwemerera nta mpamvu yo kugira ngo mumutegeke uyu aravuga ati nanjye amahame yanjye nikanyemerera ntabwo ngomba ibyo byose ngomba kuba nabikora kuko ngomba kuba nakwitangira igihugu nk'uko ngiye kwemera kujya ku rugamba abari kumurwanya terekareka nimba agiye kwitangira igihugu gute azitangira igihugu nta ntwaro gute none se wavuga azitangira igihugu atari kugabanya abanzi b'igihugu gute ako kanya sasa wa mugore yaje hakuno ku rugamba nawe yaje mu muntu uza mu aho ruri kubera muri sentare yararwitabiriye urubanza kuri uruhande sasa bakomeza kuburana uyu ngingo nyinshi ziri guhamya ko agomba gufungwa ndetse imyaka 5 uyu aravuga ati iyo myaka kuyimfunga ni ukumuhotera buri muturage afite uburenganzira bwo gukora igihugu cye nanjye nemeye kubikora kuba nemeye kugenda nkagenda no gutwara inkomere cyangwa se nk'umurwaza cyangwa se nk'uwita ku bantu bakomeretse ibyo ngibyo bigize icyaha ese abo ngabo bakomerekeye ku rugamba abandi bakabura ababaterura byagenda bite babafata amateko baba imboye z'intambara ibyo ngibyo ntabwo ari ngombwa ko twabitamo cyangwa se ko twahitamo uyu mwanzuro iki ni igisubizo ngewe naje kuba navumbura ndavuga ati ubu nibwo buryo bwiza najya ku rugamba ntiteranyije n'Imana yanjye ako kanya se atera ivugonye ngashaka kwinjira mu rubanza nawe ngiye mu rubanza ahubwo ati nyakubahwa brigadier general nanjye nahoze nkorera igihugu ababwira amapeti dore n'ibirokoroka babifite ahubwo ati ese iyi ngingo mu gisirikare iri tegeko niryemewe umuntu ashobora kujya ku rugamba agahitamo icyaza gukora ne mu rwego rwo kugira atanga umusada nk'abandi bantu iyo bavuga ngo umuntu ari gusavinga igihugu aba ari gutanga umusada ku gihugu nawe yemeye ko azatanga umusada we umuntu atanga umusada mu buryo bwinshi butandukanye ko atazafata intwaro ntibikuyeho ko atazajya mu gisirikare ikibabaje ni uko muri kuwigerageza kumukatira yemewe kujya ku rugamba ese urumva kwemera kujya ku rugamba ashaka kwiyahura ahubwo ati ese niba azari gutabara inkomere urukumva ko uyu musirikare adakenewe araza asoma ibaruwa irimo n'amategeko amwemera ibyo byose uyu mwana sasa abona ukuntu papa wamwitangiye Ikigwari abona ukuntu papa amushyigikiye ngo ajye ku rugamba ko karebye ingingo nyinshi abona ziri kumubwira ko uyu mwana agomba kujya ku rugamba bidatinze abandi bagerageje kubirwanya biza kurangira bamwemereye ko agomba kujya ku rugamba na sheri warishimira ngo ati sheri n'ingaruka tuzahita dukora ubukwe iryo joro amaye akaruhuko ndetse ubukwe bwarabaye we na mukobwa Delphine bamuha akaruhuko ijoro rya mbere ry'abakundana cyangwa se ijoro ry'abashakanye ryarabaye batwereka hakuno sasa ndagira ukurikira urebe ni mu gace kamwe nanone ku mwaro wo bita muri Okinawa mu kwezi kwa 4 nibwo urugamba ubundi rwabaye mu 1945 nibwo ibi byose byabaye uko bari kujya ku rugamba babisikana bari kuva ku rugamba babare batisha muracyafite amashereka mwabipeti dore imirambo dore mu bifaru dore za burende zikore imirambo dore imirambo abandi bakomeretse abandi uko atahiwe Imana we hari ahantu abandi bahahamutse kubera urugamba dore abana bazanye amava muhira sasa bararebye barikanga dore imirambo mu modoka bidatinze sasa aba babahaye briefing y'ukuntu ku rugamba ruzaba rumeze ndetse umunsi wakurikiye babazanye hakuno ku rugamba ndagira ukurikira urebe sasa abangaba bakirangaha
urebe neza witonze. Division ngo ya 96 bagize ngo umusada w'abanyamerika yamata abanyamerika bari mu nyanja nyine kwa kunda gerasa hirya kureba bafite ibisasu bya kirimbuzi ukuntu hari ibisasu bafite by'imisayiro bohereza kure baragiye barabyohereza kugira ngo bacumu Yapani urutege bari bahanganye hakuno ku rugamba muri Virginia. Nimvuga Virginia mukumva mbuze nk'igihugu ubwo mwumve abize geography ko ari ukuntu umuntu yibeshya abandi bakabona imirambo bakaruka bakigira ibiki ngo mbonye umuntu wapfuye ngamara reka aya ni amashereka bagifite mu maso ndagira ukurikira urebe. Sasa bamwe ngo harokotse abaganga 6 bonyine muri babandi bose mwabonye muri ya modoka ngo harokotse abaganga 6 ngo abandi baganga 30 bari bamaze gupfa. Abandi baruriye ngo bagomba kugera hejuru ku musozi cyangwa se akajya kurwanira hejuru y'umusozi ngo hari ikibaya cyari gihari abayapani bari bamaze kwigarurira bahitamo ko bagomba kujya kukirwanirira kugira barebe ko kano gace baragasubiza ikuzo ka Virginia. Ndagira ukurikira urebe sasa. Ndetse aya mateka abaza amateka nashaka kuyamenya ndaje filime nirangira ndababwira ubibi abaho murajya kuyasoma muraza gusanga koko iby'uyu mugabo w'ikigwari byarabayeho. Ikigwari cyagiye imbere ku rugamba bagikuyemo akagofero k'abarwayi barakibwira abarwayi 6 nibo barokotse cyahise cyambara helmet nkiza abandi bafite imbunda cyo nibwo cyajya ku rugamba. Sasa ndagira ukurikira dore abandi bafite ibibunda bikomeye za magazini baje bipampye cyo ngo kiratabara da ndagira ukurikira ikigori ngo cyo kiratabara. Bageze hakuno sasa bageze babona ari ibintu by'ibihu cyane dore amaraso dore umuva w'amaraso dore umuva w'amaraso neza ahangaha habereye urugamba baza babundabunda kirazira kujyana umutwe ngo urabona reka baje hakuno bari gukusha bitonze barakomeza imbere. Abayapani nabo nago bari boroshye hakuno batangira kubarasa amasasa akomeza kuba amasasu barasha abandi bacika amaguru abandi bakomeza gukusha bikanga bagatera amagerenade bikanga. Umunsi habaye urugamba ndetse rwa rugamba bajyavuga ngo ahantu habaye isibaniro nta watekerezaga ko kari agace ko muri Virginia ko uyu munsi wa none bizabimeze gutya. Ikigwari kiri hakuno ku rugamba cyo bari kukireba mbibutse we bamuzi nk'ari ikigwari ariko bamwe muri bagenzi bagakomeza kubica no bakirinda abahaduyi bakabati turarasa abayapani. Ndagira ukurikire filime yacu urugamba ntirwiriwe ruba kuva saa 5 z'igitondo urugamba rwaragiye ruraba. Mbibutse ibi byose byabaye mu 1945 uko urugamba rwa rurimbanyije bafata ibiboro by'imbunda z'imiriro bakagerageza kuzirasisha abayapani ariko umuyapani yari yabagoye cyane. Yego nubwo bari kumukoramo afite n'umusada byari bigoranye cyane kuri uyu munsi wa none muri 45 uyu nguyu bagakomeza gutabara ni wa mugabo twabonye unyuzura abandi agakomeza gutabara bene wabo. Sasa urugamba rwabaye urugamba ariko nanone Desmond agakomeza gutabara bakomeretse agerageza kwabwira ati reka nkwereze reka nkutera ikinyaka batera ikinyaka bazirikira amaguru kugira amaraso adakomeza kuza ari menshi. Aravuga ati umva akazi wakoze twakabonye uyu nguyu reka umutware hari inyuma akikura amwe mu basirikare akavuga ati ngwino nkwikorere ngomba kuba nakujyana uko byagenda ko ariko kose akabikora dore abamaguru yacitsemo mwarangiza ngo rwose ngo ndakuzi ngo twaragungo ku ishuri twakuvanagamo no mu mupira ngo musirikare wowe peti uzi byaba yarabonye. Hakuno urugamba rwarakomeje ruraba urugamba ruba ingorabahizi kumwe wumva ngo urugamba rwabaye ingorabahizi baratwikwa bagira ibiki byenda ujye ngo abantu ngo baratwika nabe byaraturutse ngo abantu baratwika uzi kubona umuntu ku rugamba mujye mubyeborerashe. Hakuno izi filime zisobanura abacari nabo bakazireba cyangwa se nkababwira amateka y'urugamba yavuzwe mu mafilime runaka bakabyumva navuga ati nakundi nyine kugira batabimenya bacari bisobanura haduyi. Urwo rugamba koko rwarabaye ndetse abanyamerika bagerageza gukoresha umusada wabo ariko abari bari mu ndake y'imbere bari babamaze bari mu ndake y'imbere. Dore indake yari we wabonye icyo bakwita indake afanda arabireba yerekezamo nawe machine gun bakamurasa gukomeza aravuga ati memuretse twe turaguhereza backup woje imbere ahereza umusirikare umwe umusada bamuciraho backup abandi baramukavaringa ajya imbere abandi baravuga ati buretse gato nkwereke uko bari ahangaha. Ndagira ukurikirire muri ya ndake uyu yafashe uruboro wagira ngo nuru ntuza bamurasha akaguru ariko akomeza kugenda afata ikimboro nimba ari radio oya ntago ari radio kirane igisasu narimbaye nkababacarisha mana yanjye fata igisasu hakunino simbizi
afata igisasu akijugunya muri ya ndake biranga, arakomeza araza abandi bari kumucungira, dore uri kuri machine gun uyu w'indake bahita turitsa mu ndake, wari ugiye hahandi yari yabamaze mu ndake baramuturikije. Urugamba avuga ngo rwinjirwa n'umugabo rugasohokamo n'undi mugabo. Urugamba aho barwana habaye isibaniro. Ibyo byose uko byabaga, cya kigwari cyacu cyari gikomeje gutabara abantu, nyamara nubwo bagisekaga wiravuga ati mani ni wowe Desmond, ni wowe wakigurye? Ati ni jyewe. Bagaseka ati wakigurye gute ugira umutima ukomeye guke? Urwo rugamba uwo munsi rwari rurangiye, ariko uyu nguyu yakomeza kuvuga ati mwe ntimwirare, gusa ntihagire wongera kwegera haratwuririye ku musozi kuko abanzi bacu baracyari hejuru. Mwese rero ntagire wongera kwirara kuko urugamba murabona ko rugoye cyane. Uko akomeje kohereza briefing, uwo munsi Desmond we yanze kumva amabwiriza bamuhaye, aravuga ati ntago nabyemera kuko hejuru hashobora kuba hari bamwe mu bari bagenzi bacu bahakomerekeye, niyo mpamvu ibi byose ntaza kubyemera. Sasa hakuno abashiraho ifege bari kurishiraho, Desmond aravuga ati ngiye kujyayo, wabona ari bagenzi bacu bariyo. Umwe muri bo bamunyuzuraga yemera ko bagiye kujyana. Arambwira ati mani na n'ubu ngubu ntabwo urukora ko urugamba rukomeye ntabwo afata imbunda. Aramuseka aravuga ati ya tusubire ko tutafata imbunda. Ati burana irabeshye bafane, ndabwira ngo nuko ndi umudivantiste, abasirikare b'adivese ntibabaho, ati ahubwo hari icyambayeho mu rugo bituma nzinuka kuzafata imbunda. Aravuga ati nakifuje ko ansangiza amateka. Aravuga ati amateka nagusangiza nta kibazo. Hakuno sasa ndagira ukurikira urebe. Aba baje hakunino araza aracunga uko bimeze, uko ari gucunga ariko bari gukomeza kugana na umusirikare w'umushiti we. Aramubwira ati mwana ngiye n'ubu ntabwo uransangiza amateka, kumbe ikigori cyaguye agacuho kirota bari kubarasagura, icyo nta n'imbunda gifite cyari cyanze kurasa. Aravuga ati umva ndose nanone ejo ko urugamba ruzaba rukomeye. Aravuga ati ariko uwo mwana uri ukuntu buratireka reka. Ati mbwira none se ruzaba rukomeye gute nyine ko maze ubwo bugambo? Aravuga ati hajya ndi kukubwira uko naretse gufata imbunda. Ati umunsi umwe papa yari yasinze agerageza gufatira imbunda kuri mama, nibwo nanjye nayimwatse. Ndavuga ati papa ibi ngibi uri gukora ntago ari byo. Papa uwo munsi twararwanye ndetse biza kurangira mutunze imbunda bitewe nuko yarakoze kuri mama, numvaga mu mutima wanjye namurasa. Uwo munsi nicinjije cyane, ndavuga ati buriya nubwo nabipanze mu mutima buriya nanamurashe. Uwo munsi papa yararize, mbonye papa ari kurira, yarahoze ari umusirikare. Ndavuga ati wabona ari turoma y'igisirikare nawe siwe. Nahise ndahira uwo munsi kutazongera gukoresha intwaro, ndetse mama njye nkuko arayikura ari gutakamba avuga ati wa mwana wishira intwaro hasi. Uwo munsi sasa ibyabaye nta bindi, umunsi wakurikiye barakomeje bararwana, bajya ku rugamba koko barongera bararwana. Rwa rugamba bita ingorabahizi baragiye bararwana. Abayapani nabo murabizi muri ibihe by'intambara y'isi ya kabiri bari barimbanyije. Abayapani nabo nagaragafu kuyivuga rimwe, abakomeza kuza bagamagara tero abari kuri Adobe twohereza umusada, dukene umusada wapi, dore imbunda, dore urusoro, dore imbunda, dore urusoro, dore isasu. Mvu urugamba rurahinda, ngende bajya ngo urugamba rurahinda. Ariko sasa bamwe mu basirikare sasa bo kwa Desmond bakomeretse, ariko bakaba batwara. Uyu nguyu sasa agatangira gufata bamwe akabashira ku ruhande rumwe. Aravuga turabizi wowe genda ujye gutabarura n'ubabaye cyane, ngiye uragaruka kumfata. Desmond akaza kuno akabakora serum. Abayapani bari bakiri kuza, abayapani bakomeza kuza. Uyu nguyu akavuga ati ntago ari byo, fata byagere nade agatera hirya iriya ngo biyuhishe amanzi. Ariko wapu rugamba abayapani bari basa nkaho bakomeje kurutsinda. Uwo munsi abayapani nubwo bakomeje kurutsinda, aba babonye bagiye gutsindwa bamagara bezi kuri bezi baragira babarasira. Abayapani barabagabanya, abandi basubira inyuma kuri bezi. N'ibintu cya cyicaro cya Navy kiri mu mazi, bakurasiye umuyapani iryo joro, bamwoherejeho ibisasu koko. Muri Navy ushobora kuranga bakakurasira iyo bigwa nyine. Uyabonye amwe muri bagenzi bakomeje gupfa, aravuga ati umugambi wanjye ko ari wo gutabara abantu, n'ubu ngubu ntarirarenga, ngomba gukomeza kubatabara, ngomba gukomeza kurwana ku ishyaka rya bene wacu. Abanyamerika bari bakiri kurasa. Uyu nguyu baravuga ati ngwira tugenda, abandi bari gusubira inyuma. Ikigori cyo cyari giye kijyayo mbere, baravuga turabizi cya kigori cyacu ntago gihari cyakomeje kujya imbere. Uwo bita Ikigwari yagiye mu bisasu kandi Amerika iri kurasa. Araza areba muri bene wabo agakora umwe kuri umwe, tumeze neza. Uyu aravuga ati mwitonde mwese ntimuvire ahangaha icyarimwe, Desmond aracyari ruguririye, reka ture ko turamu umusada. Atabara bamwe muri bagenzi babo bari basize inyuma. Bya bindi bajya babeshya ngo Umunyamerika nagasiga mugenzi wabo inyuma do. Uyu munsi bari babasize inyuma, sinzi cyari cyarabaye. Sasa ubwo yagakomeza kubakurura, yabakura abazana hakunira akabazirika umugozi, akabamanura, akazigira gutya kongera akazirika undi umugozi, akiboha akano akamuboha, agahita amushyira ku mugozi akabamanura. Uyu nawe ari gufata amarata we, icyamba nkagerayo. Uko baraho ngaho
Desmond yakomeje kumanura abantu bose barariba kigwigikira cyamanura abantu undi nakamuzana abacitse amaguru abadafite akaboko abo bazanya koko ku ruhande aravuga ati ariko se ninde kumanura izi nkomere zose ko babaye benshi no mu bitaro inkomere zabaye nyinshi. Desmond nk'ibyo yari yemeje yarakomeje arabikora. Abafande bo hejuru baraza baravuga ati katurebe se ninde gukora ibyo byose. Sasa abayapani baraje bakanyura mu mirambo bagakomeza kurasa abantu. Desmond arabibona aravuga ati se ndaza guca he. Desi biramucanga kuri uyu munsi ari kunyura mu bane kugerageza kuba yabatabara. Ageze kuri uyu nguyu ahita mutaba yahitaka ndagira ukuri kirebe. Yageze kuri uyu nguyu abona cyagumeka mutaba hitaka nawe araza kuri no afata umurambo umwe wapfuye awiryamisha hejuru none waryama munsi y'umurambo wa undi w'ikijisho uri mu butaka ari kumureba ari kureba ukuntu Desmond yafataga nk'idage hubwo ari we ntwari bavuga ngo kira kigwari ngo cya kigwari cya Desmond ngiyi dore sasa dore nawe yamutsimbye uyagira gutya ahita atera hakurino amutera icyuma tero hejuru ngo bose bapfane ariko ntibyakunze yaraje taburura wa wundi. Sasa ndagira ukuri kirebe uyu baraje arambwira ati afande rero urabona ko dukeneye umusada ongera amagari kuri basement baduhereza umusada. Aravuga ati nta musada baduhereza umusada uhari wayira nevi kuyirangira amerekezo abanzi banyaho bari bakabarasa gusa. Aravuga ati se ntago mwakohereza nk'indi nuza division. Aravuga ati oya i division ya 96 niyo bibanze kigomba kujyamo. Desmond ari kugenda ro yabonye yakomeretse agiye kumufata baramutesha sinzi ukuntu abonye umwoba abayapani bari kwihishamo ahita unyuramo munsi nawe hinguka ku ruhande ndetse bagerageza guteramo ibisasu ariko biranga. Ageze akunabona umuyapani wakomeretse aravuga ati buretse gato sinzi ukuntu uyu muyapani sasa nubwo yari yakomeretse abandi bayapani bari kuza bari guhwihwisa agakomeza kugenda yihisha gake gake ahura n'uyu muyapani wakomeretse nanone agaruka kandi yarari ariko uyu mwobo urimo abayapani benshi cyane. Sasa aramubwira ati ureka nkutere basi iki akanakara kugabanyiriza uburibwe sindi kurwana nawe ndahita ngutabara ndetse uyu yere gufata n'imwe n'abayapani bakiri bazima akabamanura kugira ngo nabo bavurwe. Ageze kuyu aravuga ati mwana ni ngewe ati wa kigwari uragarutse. Aravuga ati hine nakubwiye ngo ndagaruka ati yewesha uracyari kigwari ati ariko nubwo uri kigwari uruwacu nawe baramumanura wowe yitaga ikigwari dore ngo mutabarira ubuzima. Sasa uko Desmond akomezaga gutabara abantu afata agafata umwe akajyana umwe akafata umwe akajyana umwe ahoraga avuga ati mana basi mpereza undi yabona undi akavuga ati mana basi mfasha ntabara undi wanyuma yabona n'uwo wanyuma akati mana we babara basi uyaba wanyuma dore intoki zamaze kuba amaraso iyi migozi iraryana shaho intoki zabaye amaraso ariko ati mana mfasha ntabara uwanyuma. Iyo bya bindi bajya bavuga ngo ubutwari burya nuko ubuhiga ntago ari kubwitirira urabukorera ukabuhiga kandi ukavuga ati reka mbuhigura ukaba mu gikorwa cy'ubutwari. Hakuno sasa kuri urugamba abandi bakomeje Abayapani bakomeje kwinjira mu bantu uyu nguyu yahitabona bari bagiye kumutonora afande amurangira ati ngwino hano ati mwereze ikinya amukubita ikinya arebye kuri uyu nguyu aravuga ati afande uyu nubabaye kukurusha reka manze mujyane ndagaruka kugufata. Afande arabyemera ati banza umutware dore babandi sasa bageze hakuno uyu sinzi wo yitegereje bari kumwe ku rugamba araza hakuno yitabwira afande ati afande ngwino urebe biri kuba. Afande ageze hakuno mu bitaro abona dore wa wundi bari baciye amabuguru araza hakuno arebye mu bitaro abantu bose bahari abazungu ati ese mwese mwarukotse gute ko benshi muri mwebwe batakagombye kuba bari kugenda. Avuga ati Desmond na dutabaye none uyu musirikare uri hirya yafanda avuga ati cya kigwari bari kwango cya kigwari. Sasa nagira ukurikire bati yego rwose ni hari afande mukuru yasigayeyo. Desmond agiye kugaruka bari bamusinzi mbamubonye urebe isasu ry'umutwe ku mutwe nuko kera kigofero cye kiremereye ryaragereye akubiterera ushurira komeza uyu kugira pime sniper ahari yahise afata nanone cya kigofero ngajishe sniper arakijugunya sniper ararasa nawe abafande wahita murasa afande wa Desmond ahita murasa aramubwira ati afande reka tugende ati ubundi afande wampaye mbunda nanye nkakoreka karuni korera afande akibwira ati wakigura igihe ntuzi kutigeze wiga no gukoresha imbunda na rimwe nta gipimo ufite avuga ati nibyo reka nyikoremo nkaho ari burankari kiramfasha kuri burankari nkutware nawe agira gutya atwara afande akagenda ari kurasa abanzi afande akagenda ari kurasa nacyo kimutwaye kuri burankari arangije ati nese mwana ibi birashoboka tego rwose birashoboka akiri gutindiganya kimukubita umugeri cya Desmond kiramumanura kugira afande atavuga ati ngwino tujyane. Sasa Desmond ahanga yari amaze kwarunda imirambo myinshi cyane hari hejuru ku gasongero k'umusozi kugira iyo mirambo nayo abanze ajya n'inkomere
imirambo azayizana inyuma. Aravuga ati Desmond ari hara hejuru ndetse bari kumurasa. Desmond yahise amanukana n'indi mirambo, babagabo bagiye kuza b'abayapani nabo babatamo b'abayapani. Desmond bari kumbwira niko ate yari yahamutse disi, yaragize ngo bagiye kumwataka dore baragiye kumbwira ngo felicitation ngibyo ukoze turagushimira, bamukoze ati niko shaniko ate oya nitwebwe shani twebwe ntaribi. Sasa kunino baramushimiye, sasa baramushimiye, ariko urugamba nagaruka ngo rwari rurangiye. Barumbwiye yakoze igikorwa cy'ubugabo ntago twigeze tukumva. Abatari baramwumvishe babonye ibikorwa umwana yakoze wo bitaga Ikigwari, aza hakuno sasa banze yimenaho n'utuzi nawe baramupfuka bodore b'abasirikare yatabaye, nawe babonye biramutera ishema disi. Uwo muganga arambwiye ati no watabaye abantu, ati uri intwari wa mwana we uzakomeze gutyo. Ati no se nago afata imbunda, ati reka nago nafata imbunda. Fandaje kumwirebera aravuga ati Desmond utubabarire, twese twakubeshye ubwo twakujyanye mu rukiko rwa gisirikare dushaka ko gukatira, ariko tuza kumenya ko ufite umutima ukomeye gutya, ntago twakabaye tumeze gutya, utubabarire ndagira ukurikirebe. Sasa uyu byaramucanze niko guhita abwira uyu mwana, aravuga ati rero isabato yawe iratangiye, mbere kugira tujye ku rugamba uyu muntu turi kuwa gatanu, uyu munsi w'isabato reka basi abasirikare bamanze baha icyubahiro kwizera kwawe. Yarabwiye ngo numunye sabato ntago yarwana. Desmond yaragiye bamuhereza icyubahiro, isabato babanza bagira gutera barayeza umunsi w'umunezero barabanza barubahiriza. Uyu nawe ahitagira gucya aravuga ati none mureke tujye ku rugamba. Bagiye kurwana urugamba rwa nyuma, kuko ngo aha bari basigaye bari bake. Uwo munsi bagiye kurwana urugamba rwa nyuma koko, bajya gukubita icyo bakwitiye umuyapani, bajya gukubita umuyapani aho yari yitsimbye hose, aho yari muri bene wabo bose baragerageza barabatwika. Dore imiriro, dore uko bari gutama abayapani muri ya myobo, bagatama ibisasu, dore ibisasu muri ya myobo. Abandi bayapani bigira imigambi b'abafande banywa amarozi, baravuga ati reka dupfe aho kugira dufate matekwa. Abandi bayapani dore hariya uriyo ufite agatwe hari inyuma ukari y'uruntu rw'urugofero, dore igisasa afite, bigira nko bamanitse amaboko ngo baje kubanika amaboko, ariko byari imitwe. Umwe yarafite gerenade arababara ahita bakubita gerenade, uyu abibonye nawe yisubizeyo n'umugeri, ariko fragment nawe ziramukubita ahita yikubita hasi, bahita bamukora burankari ngo amutware. Baramubwira tumeze neza, timeze neza, ati natwe turagufite nta kibazo disi. Abandi bayapani baravuga ati natwe muduhereze sasa ibyo bita bushido, bafata intwaro cyangwa se inkota za bushido baribaga. Abandi baremera baritanga mu matekwa. Hari wabonye ka gatabo sasa ka Desmond arakamujyanira, abayapani baratsinzwe. Uyu nguyu yaraza risogota ate wana bushido yanjye kabisa kamfane nayo. Uyu wamuzeniye ka gatabo k'Bibiliya, nkubwira ati harimo n'ifoto ya sheri wawe, wakoze urugamba rugoye cyane ndetse uri inyangamugayo. Desmond nuko yatabaye abasirikare benshi, uwo bitaga Ikigwari yababereye intwari. Ariko amateka akatubwira ngo Desmond nubwo bira byose byaje kuba byaba, ngo yatabaye abasirikare 75. Umugore we yapfuye afite, wa mugore twabonye twa Delphine yapfuye afite imyaka, yapfuye muri 91, ndetse uyu mugabo we bita Desmond wanyawe nyina pano uyu mwana kinini filime yapfuye afite imyaka 87, apfa muri 2006, yapfuye afite imyaka 87. Bari kutubwira ngo buryo umutima w'umusirikare ubutwari ku musirikare nicyo bwa butwari bwamariye bagenzi be ku rugamba, nicyo bwa butwari bwatanze umusaruro ku gihugu cye. Imana ikomeze imigisha abafite imiryango y'abasirikare n'abasirikare muri rusange, n'ababuza babo bakomerekeye cyangwa se bakabura ubuzima mu butumwa bw'akazi no kurinda no gusigasira umutekano w'igihugu. Mwese rest in peace, bye.